ku buzima bw'uwo muntu ariko ntaho bihuriye no gusambanyimo ntaho bihuriyemo n'andi magambo ngo toka dayimoni ngo toka ari ku mabere arantu sabe ngira umuntu wakorewe iyo deliverance korakora kuvuga ngo ryama hariya muri babiri kuramo umwenda ibyo bintu ni atari usiko umwana w'umukobwa ashaka kuba protocole kuba aryamana na pastor akishimira kuba protocole ngo kuba aryamana na pastor yewe niba udashoboye kugenda mu mana yanjye Isaka na Yakobo na Abrahamu nakoreye nubashye ngakari agakingirizo ngakariya ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza kuri Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro reka nguhe ikaze wowe uri hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye muri Amerika muri Canada mu Burayi muri rusange Burayi bwose Aziya yose Afrika yose East Africa mwese mbahaye ikaze mu Rwanda by'umwihariko i Kigali mu Kiyovu niho turi kuri Galaxy Hotel ndi kumwe na Bishop Brigitte umeze neza Bishop ndashima Yesu nkuko bisanzwe urasa neza ni bisanzwe ibyo warabimbwiye uti ni bisanzwe erega nzahora mbikubwira gukorera Imana harimo icyubahiro harimo ubwenge harimo ubutunzi ubwo rero nukuvuga isura y'umukozi w'Imana ubonye imbere yawe ni promotion Imana yamuhaye mu byo yamwemereye biragenda mumeze neza Noheli yabaye nziza ibintu ni byiza Jewe nkunda Kigali mbona iryoshye nyine iranezeza mbese ariko ukunda Kigali kabisa sabe ngiye nkunda u Rwanda mano iyo ndimo numva sinziriye neza numva sinziriye neza okay mwaka urarangiye nizere ko ikiganiro cyo cya nyuma cya 2020 nicyo cya nyuma cya 2020 tuzagaruka tufata cya 20 yakugendekeye gute 2020 ntago twavuga ngo ni 100% byose byabaye bibi kuko Imana yagiye igira uko ibigenza ariko 2020 yabaye mbi cyane yaduteye n'ubwoba teye ubwoba corona uzi ibintu bituma uhora kuri desinfecta n'amazi ukaraba reba n'intera iri hagati yanjye nawe n'agapfukamunwa cha 2020 nirangira tuzavuza impundu ariko 2020 yanane ntibyoroshye ubikuye nahise ko 2020 aribyo mwahanuye 2020 nabyo natangiye kubona ubuhanuzi ase uri ibyo bahanuye hari ubuhanuzi bwahanuye 2020 reka wenda tubere icyo duheraho ni bwinshi ntacyo ndi buvuge bati mwaka dore imaneje kurimbura isi bati bizagenda gutya na gutya ni byinshi byagiye biza n'ubu 2020 hari inkuru nari ndimo nkwereka mu kanya babita abakozi b'Imana bivuga ko ngo muri 2020 ngo nabwo ngo bazapfa abantu benshi cyane nibatihana ngo abantu bagomba kwihana ngo bakagarukira Imana ngo bitaba ibyo ngo ikazabahana sinzi nibihanisha kwica abantu sabe ntabwo ari ubwa mbere ubuhanuzi bubayeho yenda dusubiye inyuma twibuke mu 2000 mu mwaka w'2000 abantu bavuye mu ngo abantu bajya mu misozi abandi bajya kuri stade ariko mpamya ko abantu bareye mu mazari bakeya nabwo baravuga ngo Yesu araza kuko gwanura n'umwuka w'Imana Pentecote twemera mwuka wera ariko abantu barawuvangiye birakabije njya nkunda kuvuga ngo iyo bamaze kuvuga ziriya ndimi abantu bose batumva zitigwa mu ishuri ndanazemera zibaho pe ndanabyemera indimi n'umwuka w'Imana uba wazimanuye ariko abantu bazikoresheje uko ariko numva bavuga zimwe oya ntabwo ari bavugamo bakavugamo ngo bakavugamo ngo numva ariko ari zimwe iyo mbyumvise sabe urabizi ko ngira ukuri subizi ko ngira ukuri ngira ukuri burangiye ntago njya mbogama ku bintu ibyo nizera ndabisobanura kandi nkabisobanura uko biri indimi ntago ari zimwe biva nuko waruhawe ahubwo vuga ngo uko bazisobanura si kumwe nk'uzisobanuye ngo muri Bibiliya ngo Yesu araje yabeshye ikindi 2020 barayivuze bavuga ngo ni umwaka w'umugisha bavuga ngo ni umwaka udasanzwe nabavuga ariko ko ari kuvumye ngira ngo bari batangiye kubona ko corona yajemo ubwo se bavuze ko njyawe numvishe muri 2020 bose bavuga ko ari umwaka udasanzwe mwiza ahubwo abahanuzi hari ukuntu
babona ibintu byamaze kuba bibi bagatangira guhindura imvugo bijyanye n'igihe barimo. Abo bahanuzi turabafite ahanura bitewe n'uko arimo kureba ibintu aho byerekera. Ibyo rero ntabwo ari Imana ibivuze, ntabwo ari Imana ibivuze, ariko mu by'ukuri Imana iravuga, ariko abantu barayibeshyera. Si umwaka wa 2020 nk'umuntu wahanuye ko ari umwaka w'amahoro, umwaka w'uburumbuke, umwaka w'abantu bazaseka, aho ari niyigaye ajye no kwatura avuge ngo Imana imbabareye kubeshyira mwuka wera. Kandi Bibiliya avuga ngo ibyaha byose bizababarirwa, ngo ariko uvuga ko Imana yavuze itavuze icyo ntago kizababarirwa, ni ukubeshyira mwuka wera. Kandi ngewe nabonye n'abashumba babihanuye. None ubwo amaherezo azaba yahe? Tuzajya twizera nde tureke nde? Kuko nawe hari ibyo uvuga bemera, hari n'abandi batabyemera bati wabivugana make-up se bigashoboka. Make-up zo ni ikibazo. Make-up ni ikibazo zo nyine urabizi. Abarimo kuntokesha nawe urabizi babanyamaganye. Ariko njyewe ndazi neza ko nahamagawe n'Imana kandi nkorera Imana, kandi sinangombwa ko abantu banyemera rega sabe. Gerago rega ngira ngo abantu banyemere, ngewe se nkeneye uko banyemera, nkeneye ko Imana inyemera urenze uko abantu banyemera. Kandi nibatemera ibyo mvuga bazemera iby'inkoresha, nta kibazo. Rero kuvuga ngo tuzemera ibintu duhereye hehe tugeze he, ubuhanuzi buri hanze aha nanjye ndi bishop bunteye ubwoba. Sinkobeshye bunteye ubwoba. N'icyaguteye ubwoba muri 2020? Uzi ikintu cyane ubwoba muri 2020, umwaka bawuvuze uko utari, watandukanye nuko nawe ubonye. Ubuhanuzi ubwo bavuze 2020 nta na bumwe twabonye covid, tubona agapfuka umunwa, tubona desinfectant, umva tubona nyine nawe kudasurana, kutegerana, tubona kujya mu nzu, buri muntu aratinya mugenzi we. Ahubwo ngewe nabonye ko kuri iki kintu cya 2020 Imana yabihisha abantu, nibabyemera Imana yarabiduhishe. Kuko iyo tubwira uyu mwaka uko umeze twari kuwutangaza, ariko ukajya kuvuga ngo Imana yarabimbwiye ngo nuko ntabivuze, kuki se batabivuze? Nindababuje kubihanura. Ahubwo Imana yahisha abantu ibintu bya 2020 yarabicecetse. Kuko iza kuvuga basi ariko kutubwira ati nimutangariza abantu ko muzambara agapfukamunwa, basi tukabwirwa kimwe cyonyine. Aho sabe mu bintu byose byabaye muri uyu mwaka wa 2020 nta muntu wavuze agapfukamunwa mu bahanuzi. Nta wavuze agapfukamunwa, ntavuze ko hagati y'umuntu undi azajya mu metero, ntavuze ko tuzajya mu nzu, ntawavuze mbese ko tuzigunga, ntawavuze ko insengero zizafungwa. Reka rwose umva, nibabyemere bemere ko Imana hari yaraduhishe. Ntawamenya impamvu yaduhishe, ibyo byaba iyindi deba. Ariko rero bavuze umwaka ko ari igitangazo w'amata n'ubuki, abashumba barabihanuye, ku rotrante barabihanuye. Barabihanuye, ariko niyo mpamvu n'uyu wa 2021 nabyumvisha ahantu hamwe. Umuntu umwe wabivuze, byavugwaga ku kinyamakuru kimwe cyangwa se kuri TV imwe. Sinirirwa nyivuga ahanga, babishaka bazanaho bazabishakisha uko nabishakishije. Ariko mu by'ukuri umuntu arahagarara muri public akavuga ngo umwaka ngo ugiye gupfamo abantu, ngahibaza ibyo bintu. Waranye cyo narimo nkubaza, ubwo abahanuzi abahanura iki? Nta gihe abantu badapfa kubera ko nyine kwisi uriya mushumbye, uriya abihanuye ngiye ari umukristo wanjye, nkaba mushumbye, ngiye namuhamagara muri ofisi yanjye, nkamubwira ngo ibyo wabikuye hehe. Sabe nta Mana ko ari Imana yabivuze, nta Mana itera ubwoba. Erega Imana ni inyamahoro. Imana ivuga ikintu mu ijwi ryiza. Nese yishimira ko abantu bapfa. Gupfa rero nta gihe abantu batazapfa, ahubwo ikibabaje no gupfira mu byaha, sibyo? Ariko nta nuzatura nk'umusozi. Aho wenda babwira abantu ko yakubwiye ngo bihane, kuko nyine buri munsi buri wese aba ari umukandida w'urupfu. Nk'ubu uyu muhanuzi ngiye sinatinya kuvuga ko yirefeye ku mwaka wa 2020 kubera ukuntu byagenze, akaba bisimbukishije akabijyana 2020, akabona agapfukamunwa katavaho akavuga ati ibyo byose korona izakomeza. Korona izakomeza yica abantu. Ariko ngewe ndi umupasitori ushumbye uriya muntu namukansoringa, kuko icyambere cyo
harimo guhanura kudafite ubwenge. Aratera abantu ubwoba, aratera abantu guhamuka. Burya abantu bose batinya Imana. Buri ikintu cyose kivuzwe mu izina ry'Imana. No kuvuga ko bazapfa buri wese akarya amafaranga afite kuri konti, cyangwa agahagarika n'imishinga ye, agahita ahagarika akazi akavuga ati mbivuyemo. Ngereka mpumuriza abantu, mbabwire ko umwaka utaha sibyo, ni ugusenga Imana, tukabana n'Imana, tugakomeza n'imirimo yacu, tukarangwa no gukiranuka kandi n'iterambere. Imana izadushyigikira kandi izabana natwe. Ni ukuri. Buriya buhanuzi ntabwo ushobora kubuhagararaho ngo ego Yesu njye nabwumvisha ntera ubwoba, ndavuga uyu muntu koko. Ahubwo nka buriya bariya abantu baba bakwiye gukansoringwa. Na leta nyaka itabyemera, kubera yuko ushaka kubivuga gutyo. Urabizi sosiyete yacu nibwo irimo iratera imbere kubera ibibazo twanyuzemo by'amateka. Ushobora kubwira umuntu ngo umwaka utazapfa abantu benshi, akavuga ati ntabwo naburamo, n'ubundi nsanzwe ndwaye, n'ubundi ndakennye, nayo nsigaranye reka nyarye, n'ubundi byose bizashira. Nyine urabyumva, ibikorwa byawe utangira kubikora nabi. Ukwezi kwashira ukavuga uti haleluya mbayeho, ukwa kabiri kwashira uti Imana ukwa gatatu sinzakurangiza. Havuga rero ntabwo tuhakana ko umwuka w'Imana udahari, ariko hari no guhanurira no mu bwenge, hari no kumenya naho uvugira. Ntabwo ibintu byose sabe Imana ivuze ariko tubishyira muri public. Niyo yaba ari Imana yabimubwiye, yaba yabihanuranye ubwenge buke. Igihe cyo nibaza Bishop, kubera iki ibwira abandi ntize kumbwira? Rero sabe Imana itora uko ishaka kandi yamagara uko ishaka. Niyo mpamvu abaye umunyamakuru nge mba Bishop. Rero no kuvuga ngo ariko ushaka kubwira ngo uzumbwire, ntibinyibwirire. Ishaka utabikubwa kimwe nuko nawe yakuntumaho. Erega Imana ntabwo ikangwa n'uburebure n'ubugari. Imana yatuma uwishaka, Imana yahamagara uwishaka, kandi Imana yavugana n'uwishaka. Ishaka kuvugana n'umuntu rwose utanakeka ko yaba avugana n'Imana. Gusa icyo mpamya nemeza cyo Imana iravuga, ariko Imana ntabwo ivuga nka Brigitte. Oya, Imana ivuga ijambo ryubake. Hari umuntu uvuga Imana yavuze ukumva guhera mu gitondo aravuga ngo Imana irambwira akageza nimugoroba. Imubwira. Imana ntabwo ari uko ikora. Nanjye hari abakozi b'Imana tujya dura agahita ambwira ngo irambwiye ako kanya, hashira isaha nabwo ikongera ngo isimbwira. Gusa ngiye mvuge ko hari nabo ibitavugiyemo bababeshya. Hari n'abababeshya babatubura. Reka mbwira abantu ngo nibanitonde. Lorete umuntu murahagararanye buri mukanya bimwongorera se kamubwira uti ngaho mubwire. Sabe ibi bintu kubera ko imivugire y'Imana abantu hose ntibarimo kwisobanukirwa, ni nayo mpamvu batesheje Imana agaciro mu buhanuzi. Abantu bayivugira itavuze, abantu bakayibeshyera. Navuga rero kugira uzamenye uvuganye n'Imana, ni ibintu bifatika nawe ugomba kubaransinga n'ibyo avuze n'ibyawe. Kavuga kwera imvuganye n'Imana, kwera impuye n'Imana. Ariko ibi bintu babigize ibiryo, ibi bintu babigize iturufu. Utekereza iki ku bagore barushinga huti kubera yuko umuhanuzi ababwiye ngo irambwiye ngo uriya musore dirija ahita ubana umugore we? Niko imbwiye. Hari umugore ejo bundi twari kumwe aduhaye ubuhamya avuga ko we yashinze urugo yahanuriwe ko agomba kurushinga, kandi rwarasenyutse. Uziko izo ngo 90% zitabaho, we nyine rwarasenyutse. Reka mbwira abantu ko Imana ishyigikira urugo ariko atari itegeka ngo bana na runaka. Imana ishyigikira urugo ariko ntabwo ari itegeka ngo bana na runaka. Imana yahaye umuntu ubwenge, irangije gushyiraho umutima w'urukundo. No ufite ubwenge bwo guhitamo, no ufite umutima wo gukunda umuntu, wowe ubwawe ku giti cyawe ntuzagire ugira ikibazo mu rugo rwawe. Ibi bintu reba abantu bababwira ngo Imana yavuze ngo mubane, mbatangarije ko ari ubuyobe. Hari n'igihe umukozi w'Imana ahita akabwira umukobwa ngo nakweretswe. Ari umukozi w'Imana. Ndimo ndakubwira nshingiye ku bantu nagiye nganira nabo banahuye n'ibibazo nyuma yuko beretswe abandi. Erega sabe ibyo natwe tuba twarahuye nabyo tukabyumva. Kumva umuntu agusanze muri ofisi arakubwiye ngo ngiye Imana ngo yanyeretse ngo ko nzabana na runaka, cyo ukabona umusore asaziye mu busiribateri. Imana yamwintegetse kudashaka umugore, cyangwa yamubwiye ko azashaka uturutse nda nk'ibutare n'urugero cyagise, cyangwa mbese yamubwiye icyerekezo. Kandi ngo muzahurira ahantu bategera bisi, cyangwa muzahurira mu bukwe, cyangwa muzahurira naha. Mbese ukumva
n'ubuyobe bukiri mu buhanuzi n'ubuyobe bukiri mu buhanuzi kandi bahabwa n'ubundi n'abakiri bato mu buhanuzi erega muri izi nzego z'ubuhanuzi harimo n'ubwana warubizi harimo amastepu atandukanye hari ugukura mu mwuka hari no kuba uri umwana mu mwuka umwana nyine avuga nk'umwana ariko iyo ukuze muri iyi mirimo ya Yesu umenya uko utambutse iby'Imana umenya aho bitambukiriza umenya kubisesengura neza kubishyira ku munzani kumenya ubiha imbaraga zabyo hariya se nk'uru bavuze ngo abantu bazapfa 2021 azi ko abwira abakuru n'abatoya urumva harimo ubwana bukomeye cyane uretse ko ntarimo no kubwemera ubwo buhanuzi rero bivuga ngo aba bantu barimo kubaka ingo ngo babahanuriye reka mbabwire ngo ni ubuyobe nibagende bakunda umukobwa runaka cyangwa akunda umuhungu runaka bagira igihe cyo kwitegura bashinga urugo babitekereje yes bakundane bamenye uturuka he uvuka he mama ninde mama we ni Brigitte wa undi mujya mona ku Isimbi ni bishop atuye aha avuka aha amumenye amateka yabo amateka yamenye nibitegure bashakane urugo rwabo barugwereka Imana irushyigikire hari ibyo wakwereka ari ikibazo baracyahari benshi barimo barubaka ingo muri ubwo buryo niyo mpamvu turimo kubabwira ngo nibave muri ubwo buyobi ariko tubwire nabo bahanuzi bavuga ibyo bintu hanyuma se bisho ntago abantu bari bugufate nkaho uri murasenya abandi bakozi b'Imana abitwa abakozi b'Imana sinzi niba nabo babamo ibyiciro ku buryo twebwe tutari abakozi bayo ngiye ntago ndi umukozi w'Imana sabe umuntu wese akorera Imana mu muhamagaro we umuntu wese akorera Imana mu muhamagaro we ntago bari buvuge ko mbasenya kuko ahubwo ndumva bari bwumve ibyo ndimo kuvuga nabo ndumva babishyigikira niwe umuntu ahanurira undi ngo azashaka ari uko Imana yabivuze cyangwa Imana yavuze ngo ashaka uriya ndumva uwo mukozi w'Imana ushyigikiye ubwo buhanuzi nawe afite ikibazo none se Imana nitavuga abantu ntibazashaka wa mugani hari erega Imana ntago ari Brigitte ngo iravuga buri kanya nitavuga se abantu bazarika gushaka ngo ntiyavuze ahubwo nge mbona aba bantu bahanura ibi bintu bakwiye kugira aho bashyirwa bakigishwa kuko baratuma abantu wa muryango tuvuga w'urugo bashobora kugira uruhare mu kuwusenya kubera bahanuye ibintu uzi nk'umuntu ashobora guhanurira ngo uzabana na runaka ntuzagire undi ushaka ukumva Imana yamuvuzeho wagera ugasanga siko bimeze ushaka kumva utakimushaka bigatuma usenya rero abantu nibareke kwinjiza ubuhanuzi mu ngo reka ubwira ubundi buhanuzi numvishe rero uzi ko umuntu numvishe yari ahanurira undi akavuga ngo umugabo muri kumwe ngo suwaye kandi mubyanye 2-3 bijya bibaho sabe iyo Mana ibyaza abantu 2-3 yagize kavuga umugabo suwaye cyangwa umugore suwaye kandi ugafata umwanzuro ukaruvamo shangwa Imana yavuze ngo ntabwo ari uwe akaruvamo n'ukuri kw'Imana akaruvamo agahambira hari n'abasezera akazi hari n'uwanyeje wundi kuri televiziyo y'u Rwanda ngira ngo ntago nibuka avuga ko Imana yamubwiye ko atagomba kwambara agapfukamunwa kubera iyo mpamvu asezera akazi ngira ngo yari umwarimu ntago nibuka yagiye hese batazakambara yagiye batakambara we nyine kubera urabona ntabwo wajya kwigisha utambaye agapfukamunwa ntago nibuka secteur akora ariko yasezeye akazi ahunga agapfukamunwa ngo Imana ngo ntikemera ngo uburinzi bukomeye ngo n'ubw'Imana ibyo birasa na babandi batanywa amata bagakamera hasi sibyo ibyo byose biba bisa rero reka nkubwire ibyo byose ni imyumvire kuvuga ngo ntabwo uzambara agapfukamunwa ni nko kuvuga ngo nindwara sinzanywa imiti yo kwa muganga siko bimeze nindwara malaria muganga nazanyandikira kwa Arteme ngo nyinywe ntabwo azampa imiti y'inzoka ngo nyinywe uwo muntu rero yituriye mu isi itariye ni ukuri yivire muri iyi si kuko ubundi Bibiliya avuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara z'agapfukamunwa zirimo iz'uburwayi kwa muganga ukaryama mu bitaro zirahari mbese ni ukuvuga isi irimo amakorosi y'ibibazo byinshi cyane ugomba guhagararamo kandi ukemera na kondisiyo urimo guhuriramo nabyo Imana iyo ikubonye uvuga ibintu nk'ibyo ibona uri umupfapfa ubu buhanuzi tuzajya tubitandukanya gute se Brigitte Bishop ushingiye ku bantu badukurikiye habamo ibyiciro bitandukanye harimo ababisobanukiwe
harimo abatabisobanukiwe, harimo n'ababyumvise bwa mbere ari nabo babikurikira. Ariko Sabe, uzi ko ubuhanuzi bwa mbere ari ijambo ry'Imana. Ntabwo senye ubuhanuzi busa bwa Mwuka Wera bumanukira mu bantu, ariko uzi ko ubuhanuzi butavangiye ari ijambo ry'Imana. Ese ubundi kubera icyo umuntu aho ari atasoma n'ijambo ry'Imana ngo yumve ko Imana ivuganye nawe inyuze muri ayo magambo? Inyuze muri ayo magambo. Niba Uwiteka Imana avuze ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, already Imana yavuganye nawe. Ni ukuri kw'Imana. Imana yabikwibwiriye, yavuze ko izagutabara, kandi kugutabara si uko utazahura n'ibibazo, ahubwo uzahura nabyo ariko izabana nawe. None se ubu ngubu niwe kera ndemera ko kera abantu bahanuraga bakajya no gushaka abahanuzi kandi bakabahanurira, ariko uyu munsi twaravangiwe, abantu benshi twarinjiriwemo abantu batuma ubuhanuzi buta agaciro, ariko si uko abahanuzi b'Imana badahari, ariko kuko abantu batari bubashe kubasobanukirwa, ntibagenzuza ibihe n'iminsi na Mwuka Wera. Yego. Bisho, hari ikijyanye nanone n'ibyo ngibyo by'ubuhanuzi, hari ibindi bintu bibaho by'amasengesho aba hagati y'umukozi w'Imana n'umukristo we cyangwa se umushumba we, ngira ngo ni ibyo bita kubohoka no kubohorwa cyangwa se deliverance. Nabyo hari uburyo bikorwa, ariko ugasanga hari ababikora neza, yego, ariko hari n'abandi nyine batukisha uwo murimo, ugasanga igikorwa kibaye, reka mbyite ngo kibaye umwanda kurusha uko kiba igikorwa cy'Imana cyo kuba umuntu yasabana n'Imana. Ese nawe uri umushumba, ibikorwa bite? Njye numva bavugamo amakosa yagiye aberamo, hari abapasiteri bagiye basambanya abagore muri ibyo ngibyo, ubuhamya bwagiye butangwa rwose ku manywa y'ihangu birahari. Mu by'ukuri biriya bintu Imana ibivugaho iki? Ese ubundi Bibiliya ibivugaho iki? Ese ubundi byagakwiye gukorwa gute? Hanyuma ubundi bikorwa bite? Ubundi deliverance ni igice kiri mu myemerere kandi iri muri Bibiliya. Deliverance ntabwo ari mbi, no kuyikorerwa ni byiza, uko abantu baba barahuye na byinshi. Ni imyizerere, kandi umuntu wese biva nuko yizera, kandi no muri Bible biriho biranditse. Deliverance ikorerwa umuntu umeze ati. Deliverance akenshi ikorerwa abantu, hari abantu baba baraciye mu bapfumu, hari abantu baba barabaye mu miryango yabaye mu bintu nk'ibyo ngibyo, hari uburwayi buba bwaraturutse mu bintu bitandukanye, sometimes uzasanga barabwivuje abaganga byaranze, noneho hariho kugira ngo umuntu akorerwe deliverance. Ahubwo navuga ngo uburyo yenda abantu bayibakoreramo buratandukanye, niba kuko ubundi uyikorewe neza. Nibyo bitaza kuvanaho umuntu za karande. Wabimenya ko Sabe aho ntawayigukoreye. Kareka. Ibyo bintu ntabwo mbyemera. Ntabwo byemera. Wapi? Umuntu avanaho karande se? Igomba kuvaho. Ari n'igihe umuntu abwiraga ngo ufite za karande ugasanga ahubwo nibwo bikugiyeho. Kubera iki tutikururira positivity muri twebwe? Ubundi rero reka nkubwire Sabe. Karande ituruka mu bisekuru. Wowe ubushobora kuba ntayo ufite, wowe ntayo, ariko igisekuru ukomokamo ntabwo ubuzi ibyo cyakoze. Iyo karande rero naho ibikomoka, ikagenda ikazamuka ikazagera ku buzima bw'abantu. Ariko aho icyo ntemera ni uko nguko nyine irimo gukorwa nabi. Ibyo wumva babatereramo inda, ibyo wumva babaderivura nyine bakabarongoreramo, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo iba ikiri deliverance, iba yabaye umwanda. Ariko nkibaza abo bantu bakorewe iyo deliverance, kandi ibyo uvugaho ko ni ukuri, nanjye ndi mu isi njya mbyumva, si no kubyumva, wenda tuba dufite n'abo twahuye nabo babitubwiye, babikorewe. Mu by'ukuri nkibaza se uwo mugore cyangwa uwo mukobwa wahuye n'iryo hohoterwa, kandi reka tuvuge ko ryaba ihohoterwa, kuko we ni ihohoterwa deja ashobora kurikorerwa na pasitoro amutinya, sibyo?
cyangwa no kwizera ko ari umuntu uvugana n'Imana akavuga ati koko ibi bintu nabinkorera kubw'ikibazo nazanye nk'umuntu w'Imana biracamo biragenda neza. Iryo numva ryaba ari ihohoterwa. Ntabwo ari ryaba ahubwo ni ryo. Umugore aza gusengera urubyaro yabuze, pasiteri akamubwira ko we afite umugisha kandi ko bari buhite babyara, bagahita babirangiza. Si ikibazo se? Ni ikibazo gikomeye, ahubwo numva uwo muntu waba arahuye nabyo ntiyumve ko ari Imana yari irimo gukora akazi uwo munsi. Oya, ahubwo namusaba kugira ngo abigaragaze, agaragaze uwabimukoreye, agaragaza uko byagenze. Muri make ashaka inzego z'umutekano zimufashe mbwira abantu ngo ibyo bintu ntibikajye bibabaho ngo baceceke. Nta Mana ikorera umuntu deliverance muri ubwo buryo, keretse niba bafitanye urukundo rundi rutandukanye, ariko ntibyitwe deliverance. Ko iyo deliverance hari n'icyanditswe bajya bababeshyeramo, reka nkibwira abantu babashe kucyumva. Kiringira ngo mu bami bakangaye, ntabwo ndi bwibuke imirongo, bambabarire keretse mfashe Bible nkagishaka. Ariko ni igihe umwana w'umupfakazi yari yapfuye, noneho Elisa aragenda aratabazwa, aragenda aravuga, ashyira umwana umunwa ku munwa, amaguru ku maguru, amaboko ku maboko, inda ku nda, nyine urumva yamwubarayeho. Noneho arategeka mu izina ry'Uwiteka Imana, umwana arazuka. Rero ndagira mbwira abantu ngo icyo cyanditswe ntikizamukorerwaho muri deliverance ngo avuge ngo arimo kwakira deliverance. Baramubwira bati umunwa ku munwa, ijisho ku jisho, amaboko ku maboko, amaguru ku maguru, inda ku nda. Ariko ibintu byaje n'ubu butekamutwe bukaze. Impamvu nkivuze abantu banyumve neza nuko hari umuntu twigeze guhura avuga ko yakorewe muri icyo cyanditswe deliverance. Reka rero mbwira abantu ngo deliverance ntabwo ari uko ikorwa. Mushobora kuyikora uri kumwe na pasitoro. Akenshi iyo pasitoro nayo gukora usanga hari protocol uri aho ngaho. Ubundi ibintu biri kiriya, pasitoro akora deliverance imwe ari kumwe na protocol iruhande rwe, muri batatu aho ngaho. Noneho nuko umusengera bibera hagati aho ngaho. Ni imbaraga z'Uwiteka Imana zimanuka zigakora ku buzima bw'uwo muntu, ariko ntaho bihuriye no gusambanyimo, ntaho bihuriyemo n'andi magambo ngo toka dayimoni, ngo toka ari ku mabere arantu sabe. Reka ngire umuntu wakorewe iyo deliverance imukorakora. Barahari, nanjye sinabihakanye, barahari. Ariko reka mbagashye ko dufite inzego z'umutekano zumva ibibazo byacu bakaturenganura, kuki yabihishiriye. Erega hari umuntu ibi bintu by'iyobokamana nabyo hari ukundi kuntu bihindura abantu mu mitwe, akagenda yizeye pasiteri akumva yuko niba atabyara koko ibyo pasiteri ari bukore bimuzanaho umugisha, sibyo? Akamwiha wese, wamuga n'umunwa ku munwa. Bamara kuryamana asa kumva yandi ari y'umugabo we cyangwa ibaye ya pasitoro. Aho niho harimo ikibazo ahubwo. Niyo mpamvu yagombye kugira ubwenge, ariko ibintu byose kamabwire. Ariko yagiwe n'umugabo bifata bakajya mu rusengero gushimira Imana ko yabahaye urubyaro. Rwa pasitoro se cyangwa nemera ko Imana erega nyina w'umwana se w'umwana amenywa ngo na nyina, siko njya numva bavugara. Ubwo nyine pasiteri aba yarabwiye ko njye nemera ko Imana itanga urubyaro, ariko ntabwo icisha muri iyo nzira pasitoro yanyujijemo. Imana itanga urubyaro kuko mwasenze Imana, mwinginze Imana yamanuye umugisha w'urubyaro, ariko ntabwo itanga urubyaro kuko pasitoro mwaryamanye ngo aragukora deliverance. Umuntu byaba byarabaye reka mubwire ngo niyihangane yahuye n'ikibazo gikomeye, ntabwo ari ariko cyafite igihe cyo ko yajya mu buyobozi akabivuga. Nagenda bivuge n'ukuri, nagenda bivuga, ariko abafite n'ibimenyetso. Erega n'ibimenyetso birakenewe. None se azajya kubivuga nta bimenyetso afite, ntibibaye ako kanya ngo muganga ahite apima ibibaye atange resultat. Umwaka umwe cyangwa ibiri. Hashize umwaka umwe. Ahubwo reka dukangurire abantu uyu munsi wa none bashobora guhura n'icyo kibazo, tubabwire ngo iyo deliverance bagukora ku mabere, bakubwira ngo kuramo umwenda w'imbere, bakubwira ngo kuramo agapira, ngo kuramo ishati, ngo kuramo ibiki byo byose, ntabwo yari deliverance. Ngo uryame hasi. Ntabwo yari deliverance. Deliverance nemera ko ashobora gusengera wowe ukiryamisha hasi. Ushaka kwikubita hasi, niyo mpamvu tujya protocol igahita imufata. Rero kuvuga ngo ryama hariya muri babiri, kuramo umwenda,
ibyo bintu ni hatari ntabwo yari deliverance. Hanyuma se umupasiteri ubikora cyangwa umubishop cyangwa undi mukozi w'Imana ubikora wamubwira iki? Dushobora kugira amahirwe ko barimo arareba iki kiganiro. Sabe, hari abantu baciye mu irembo, hari n'abaseseye muri uyu murimo w'Imana. Hari intama mu ihene. Bibiliya ni nako inabivuga ikavuga ngo nzavangura intama mu ihene. Uwo ni ihene mu nama. Intama nyine ni abakozi b'Imana bahamagariwe gukora umurimo wayo. Ariko izo ni ihene zatwinjire ntitwabimenya, ntabwo ntukanye, niko Bibiliya ibivuga. Bibiliya ivuga ngo nzavangura intama mu ihene umunsi w'urubanza. Reka mbwira uwo muntu, mubwire ngo ko winjiyemo ukinjira useseye utanyuze mu irembo, watubabari ukareka gusebya umurimo w'Imana, kurimo gutuma n'abawukora batagirwaho icyizere. Erega natwe biratubabaza Sabe, natwe biratubabaza kumva umuntu yitwa umutekamutwe, kumva umuntu yaderevuye umwana w'umukobwa muri ubwo buryo, kumva ibikorwa bitari byiza biri mu nzu y'Imana bikorerwa abantu b'Imana, atari ko Imana yaduhamagaye. Tunifuza tukanabikenera cyane ko abantu bakoze ibyo bintu bashyikirizwa inzego z'umutekano. Nge menye buri rusengero rukora ibyo bintu mfite ubushobozi nafunga buri rumwe, kubera yuko nyine ntabwo akazi muba muri marako gukorera Imana, nako nishimisha mubiri, nibwo buryo bwiza, niyo mvugo nziza numva nakoresha, kuko byinshi nibyo biberamo. Naruhamye nigeze kubona bw'umudamu wavuga ukuntu pasiteri yamusambanyije muri ubwo buryo, ngira ngo byaciye ku kwezi TV niho byaciye, ngira ngo usanga ari ibintu bibabaje cyane. Hanyuma se abagore cyane ababikorerwa n'abagore, bisho nicyo babwira abagore? Abagore iyo mbagezeho ndababara, mba numva mbabaye, kuko niba ari ukubera yenda urwego ngezeho numva rutangewe imyumvire ngimbwira ko ntakorerwa ibyo bintu, bitanibaze se ubu nkorere cy'abadamu bagikorerwa ibyo bintu. Sabe, mu nsengero habamo ibintu byinshi ku buryo numva nabwira abari abategarugori bagenzi banjye ngo nibakorwe ku maso, basenga Imana yabo, bareke kuyobozwa abantu, bareke kubayoboza icyo bari cyo mu nsengero. Uzi ko umwana w'umukobwa ashobora kuba protokole kuko aryamana na pasitoro, akishimira kuba protokole ngo kuko aryamana na pasitoro. Ubwo se ibyo ni harya barahembwa cyangwa ni gukora akazi k'Imana? Mu nzu y'Imana harimo abahembwa hari n'abadahembwa. Ariko niyo waba uhembwa, mwese ubwo ngo wabahembwa iki? Niyo waba uhembwa uri kuri uwo murimo uhembwa, gutuwukoreshwa ku mpamvu z'uko wakoze icyo ngicyo, kandi akumva ari fiyeri yabyo. Ibyo bintu navuga ngo ni umuvumo mu nzu y'Imana, mu nsengero z'Imana. Ngumya mbwira abakozi b'Imana bakora ibyo bintu bakaba babitinyuka, babyubahuka, nubwo bidafite ibimenyetso ngo umuntu abe yavuga ngo dore ikimenyetso ni iki ngiki. Ariko buriya Sabe, reka tubwire aba bantu ngo nibakorere Imana kuko yabahamagaye, ntibakoreshwe nuko babona pasitoro yambaye kositimu, yaje yahanuye bikemera, yaje yabwirije cyane, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Oya, nagenda uko wari, nakora uko yumva ashoboye, yahamagariwe mu rusengero, yigira ikintu gituma akora. Ubuse ntabaye protokole ntabwo nasenga nkagenda rikagerayo, ntabwo bayimubwiriza butumwa se sinakwicara mu rusengero nkumva. Rega urusengero ruri muri twebwe tugendana naro. Izo deliverance vraiment nibatubabarire. Hanyuma se umuntu azajya yizera abo ngabo, ndimo ndabariza abantu abajya kuzikorerwa cyangwa bashaka kuzikorerwa bazajya bizera abandi. Ko wumva nyine icyo kikango kiriyo, ushobora kuba ufite boyfriend cyangwa girlfriend, akaba yarigeze kukubwira ko nawe bamukoreye deliverance, ugahita utekereza yuko byagenze, kubera yuko nyine abakwizera ni bake. Njye numva rero deliverance, uyu mupasitoro nawe ubwe ukora deliverance ari we n'umukristo gusa, nawe arizanira ibibazo. Njye numva iyi deliverance yagombye kubamo abantu batatu. Nese nta buryo bakorera umuntu ko kubohoka batabanje imyambaro idakwiye kuvamo, ntabwo bishoboka. Ubundi se deliverance ikorwa kuko imyambaro yavuyemo? Twavuze ko deliverance idakorwa kuko imyambaro yavuyemo. Deliverance nabasobanuriye uburyo ikorwa, ni ukugusengera, akagusengera uko wagiye. Ntabwo bishobora ko yagusengera muri ahantu, wenda ni urugero hano muri jaride ahantu heza, yagusengera hari aho Imana isaba ko bibera mu cyumba.
mu cyumba se ahubwo ugira ngo icyumba biracyabaho bakita icy'amasengesho ahubwo se buriya ngewe ujya nemera n'ibyumba by'amasengesho ngewe ntabwo mbyemera reka ibyumba by'amasengesho na pasiteri twakoze icyumba ngo twakimazemo 3 ngewe nemera urusengero ntabwo nemera ibyumba biriya byumba reka mbwira sabe ndashima Imana yakoze umurimo wo kugira ngo leta yacu ikureho n'ibyumba byumba ni bibi ibyumba bisubiza abantu inyuma mu iterambere abantu bo mu byumba ntabwo bajya batekereza no gukora yumva kazabaho agasenga Imana ntakore bakirirwa basenga bahimba bavuza ingoma akava ku wa mbere agenda akageza ku wundi wa mbere urumva ngo Imana izamutunga urumva Imana izamanura imigati niho ayo mahano yose abera muri ibyo byumba ariko ibintu bitabereye mu rusengero hariya aha ngaha mu rusengero ni ikibazo niba bibereye muri ofisi kandi protokole nahabe mbwira abantu ngo nta deliverance baba bakuyemo imyenda ntabwo ibaho iyo babaye ubundi bwoko ariko pasiteri atavuga ati mwana nambwiye ngo kuramo iyo ni shitani ivuze ntabwo ari Imana ivuze Imana ivuze ngo kuraba imyenda ntabwo ibaho iyo ni shitani abantu babeshyeye Imana kandi ku munsi w'urubanza bazabibazwa ni ukuri Imana hari ibintu ireba ikumirwa abantu bakareba ibyo kutareba bakirwa bari muri ibyo ngibyo nyine byizi nweri zanjye ariko batarimo kureba kiriya kintu kirimo gukorerwa hariya inweri ziba ikibazo zikaba ikibazo kandi ntare uriya mwana wakorewe iyo deliverance yakuyemo imyenda ibyo bintu Imana ibyanze nk'uruntu bakibaza uburyo Brigitte asutse nyine bakaba ari byo birirwaho bakirwa ari ibyo bavuga gusa ku byo njye nta n'ikintu bimbwiye nyine uri mu isaravu arabivuga cyangwa kavugwa ariko ntago bibuza Imana gukora umugambi wayo yateganyije ku muntu wayo ariko abantu bitinda muri ibyo ahubwo nibarebe nk'uriya muntu uhanura ubuhanuzi usubiza abantu inyuma ntiharebe uriya muntu ukorera deliverance abantu idasobanutse ishobora no kuvamo inda zitateganyijwe iva no kunda kuryamana n'umuntu utateguye mu buzima birababaza no kumutera sida umusigira ibikomere uzi igikomere kijyanye n'ibyo bintu utateguye wararyamanye n'umuntu utapanze utateguye sabe aha tuba turi kuri kamera hari igihe umuntu yavuga ibintu ukumva birenze ukwemera hari umuntu ugira igikomere cy'ibyo yabikubwira ukumva arababaje mu buryo bukomeye cyane reka mvuge rero ngo iyo deliverance ni iya shitani ntabwo ari iy'Imana. Okay. Hanyuma ukiri aho ngaho hari abakobwa baterwa inda mu buryo navuga ngo nabwo bubabaje cyane, abangavu, abakobwa nabo bakuru bafite age kuba bakwemererwa gushaka nabo inda ni nyinshi hano hanze byagoye leta cyane. Aho ngaho nta bitekerezo waha, nta gitekerezo cyangwa inyunganizi waha abagukurikiye by'umwihariko urubyiruko uzi yuko ari wo mubare munini wa kuri internet. Gusurana muri ghetto ni kwinshi cyane nyabone naho bituruka kuko ntibibera mu muhanda. Namwe kera mwajyaga muri za ghetto? Ntabwo twajyagayo. Ntabwo twajyagayo. Nta nubwo arega buriya twe ari na kera cyane. Yenda nuko iterambere ryakabaye ryinshi. Kuko ni imyaka 20 n'ingahe ishize. Iterambere ryari ritaraba ryinshi, umunsi iterambere ryabaye ryinshi. Amatelefone urabiza arahari, twe nakubwiye ko nta telefone twari dufite. Imyambarire twambaraga ntabwo ari nk'iyi umunsi birarenze. Uru rubyiruko rwacu rero urazi ko harimo inda zitateganyijwe, harimo uburwayi bitateganyijwe. Uru rubyiruko reka duhere mu muryango, turugira inama duhereye mu muryango ku mbyaro zacu twebwe ababyeyi uko tugiye kubana n'abana. Reka ababyeyi tubashe kwegera abana. Nitubasha kwegera abana tubanze tunabaganiriza. Sabe ababyeyi nibegera abana. Ababyeyi bitinya abana. Ababyeyi bitinya kugira ibyo babwira abana n'ibyo batababwira. Nk'ubu kubwira umwana ko agomba kwirinda gutwara inda, hari ababyeyi badashobora gutinyuka kumubwira ngo amwigishe n'uburumbuke bwe, nubwo uzi neza ko umwana abuzi. Yes, arabuzi kuko bajya kuri internet, baranabyize mu ishuri, ariko icyo bitwa iby'umubyeyi, ibyo umubwiye burya nibyo bigira akamaro cyane ku yitinya kubimubwira. Yitinya kubimubwira, amwicaze amusobanurire
igihe cye cyo kuba yanatwara inda. Anamusobanuye ko ubwo busambanyi ajyamo, izo geta arimo kujyamo, ibyo bintu byinshi arimo kujyamo, harimo ikintu gishobora no kuvumbukamo cyitwa indwara zivuye mu mibonano mpuzabitsina, uko gutwara inda zitateganyijwe, nubwo ibyo bagiyemo byose atari cyo bigambiriye, ariko icyo kintu cyerekezeyo nacyo wa mubyeyi we. Hari ababyeyi bagira abana bagatinya kubabwira ukuri k'ubuzima. Mubwire ngo imbere yawe ni heza, ariko uzahica wowe nubishaka, ariko nuhaha n'agaciro hazagira agaciro. Bisho ukiri aho ngaho, hari umuvugabutumwa nigeze kubona nawe ni umugore, uranamuzi mu kanya kamwe tumuvugaho, avuga ngo kugendana agakingirizo, ngo wumva ugasanga uri umuririmbyi ngo muri korari ngo ufite agakingirizo, kandi nabwo ni uburyo bwo kwirinda. Ngira ngo leta yadushyizeho, sinzi wenda imyumvire yawe ku gakingirizo no kwirinda izo ndwara. Mu gihe umwana yakunaniye yanze kukumvira, wowe umugiriye ihe nama? Mubwira ko akwiye kugafata nka kirazira cyangwa ikintu kizira? Ntabwo namubwira ngo agafate nka kirazira, ibyo none nagize imyumvire iri hasi. Ngewe icyambere cyo ndaha umwana ibiri muri nge. Ibiri muri nge ni ibiki? Nagakiza. Ariko ndajya nkubwire ko Brigitte mu rugo rwanjye nahamagawe, ariko ntabwo umwana nabyeyi yahamagawe. Oya, ntabwo abana banjye bose ari ba bishop. Nta nubwo mpamya ko abakozi b'Imana abana babo bose ari abakirisitu. Oya, uzarebe ingo nyinshi z'abashumba, abana bajya mu nsengero ni bakeya. Ubwo wenda nayivuze kuri urwo ruhande. Ako gakingirizo rero ngewe ntabwo nakavuma, namubwira ngo icyambere ni ukwizera Yesu, icyambere ni ugukiranuka. Ni ugukiranuka wa mwana we, rwana no gukiranuka kuko umwami Imana azatwara abakijijwe neza. Gukiranuka byananiye abantu benshi mu gihe byanze. Ariko ngewe niba udashoboye kugenda mu Mana yanjye ya Isaka na Yakobo na Aburahamu nakoreye nubashye, ngakariya agakingirizo, ngakariya ntuzagwe muri ibi bibazo byo kuba warwara sida cyangwa se. Ngewe nanabugura nkabushyira mu rugo. Hanyuma ko abakozi b'Imana bigisha babuza urubyiruko kubyumva, kubabuza nyine. Umuntu nyine ni umuntu afite imbaraga za kimuntu. Kubabuza ni ukumva ko amubujije ubusambanyi, sibyo? Tugize amahirwe babireka, niba nabureke si bwiza, ariko se kutabyizeye 100% ko ari bubireke. Safi ntabwo wizeye 100% ko ari bubireke. Ngira ngo n'impamvu leta yabuzanye nuko itari yizeye ko abantu bazareka ubusambanyi. Kandi yareba igasanga harimo sida, harimo zamburugu, harimo imitezi, sibyo? Harimo n'inda zitateganyijwe. Kandi izo nda zitateganyijwe ni ibibazo kuri leta. Ni ibibazo kuri leta. Abana bajya ku muhanda bavutse badafite. Ni ibibazo ku miryango, ni ibibazo ku bana bo mu mihanda. Ngewe ndumva kubwira umwana ngo agakingirizo ngakariye, ariko siko ngushyize imbere. Cyo ngushyize imbere ni Yesu. Kizwa neza, ubaha Imana, sibyo? Ukagira ko no kumuganiriza kenshi, ariko nakakantu ukakavuga, ukamubwira uti mu gihe byakunaniye kuko uri umuntu, niba byakunaniye burundu wananiye. Rero reka nkubwire Sabe ngo ku urubyiruko rwacu narwo ni ruzamure imyumvire yabo y'ejo hazaza. Nabo bitekereze warega, niba umuntu amaze kugira imyaka yo kurangiza segonderi, aracyari umwana ndabyumva, akeneye uburere bw'ababyeyi, ariko nareke n'imbere ye ni heza, nahaha agaciro. Nyuma yo kurangiza segonderi hari university, nyuma yo kurangiza university hari masters. Niyumve ko ibyo bintu azashinga urugo, niyumve ko ibyo bintu kubigeramo, icyambere cyo ikizabikugezaho n'ubuzima buzima. Icya kabiri kubigeramo nuko uzaba utarataye cyagiye cya yanda wabyaye itarateganyijwe, ko ni umubyari cyambere cyo uzicara umurere. Nukuri dazicara murere, kandi yenda wayimuteye azamubwira ati singutera inda ngenye, ntabwo ari iyanjye, sibyo? Amukate, asange ari mu kibazo cya famiye, na famiye zihita zibagira ibicibwa cyane, sibyo? Uwo mwana nawe rubyiruko niyicara arebe aho hantu iyo situation yazinjiramo, nawe bizamugora. Hari nagiye abona n'umurambagiza, yakumva afite umwana akamubwira ngo ngiye ntabwo ushaka gushaka, nakabara gucitse, sishaka gushaka uwabyaye kandi bari bakundanye. Ngiye nashishikariza rero urubyiruko rwacu kurinda ubusugire bw'ubusugi bwabo, bakamenya ejo ni heza. Inda zitateganyijwe zizana ibibazo.
no kuba watwara inda ukiri umwana harimo risike, kuyibyara ni risike. Abari no mbwiramo n'aba bantu bazikuramo ndushaka kwikuramo ikakwica, kandi iva no kwica ni icyaha imbere y'Imana. Urubyiruko nirwumvira ababyeyi, urubyiruko rwumvira impuguro za leta babaha, urubyiruko rwitwararike rugere ku cyerekezo cyiza. Niyo maboko dufite arega twe twashaje. Yego Bishop Brigitte, turagana ku musozo. Hari nka message ushobora kuba ufitiye abarimo barakureba, tugiye kwinjira muri 2021, hari ibyo wagiye uvuga by'ubuhanuzi bwagiye bubatera ubwoba n'ibiki byo ntabwo nibubigarukemo. Hari message bafitiye, ubundi message ngufi, ubundi uhita usengera abantu dusoze. Harya channel ni PGM1. Iyo ugiye subscribers barazamutse. Ndabona biriho biza shasa be urimo kunkorera umuti nyine. Wongera uvuga ute nyine. Oya nta kibazo turayishyira hano hasi. Aba bantu nyine bajye banakanda ku kazogera ariko bakore na sabone kugira ngo nyine ibiganiro nuramuka ikishyiraho bahite bakibona. Nk'ubu ari wivuga butumwa ryiza cyane birimo kubwira abantu ngo nibajye mu nzira z'agakiza. Nabwirije cyanditswe kivuga ngo Yesu nawe uzigiye Yesu azazira. Dore twiteguye. Rero reka ngire yenda butumwa nabaha, mbihaninganishe 2020 yabereye abantu mbi cyane, byari bibi cyane isi yose kandi ariko mbabwira ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro k'igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Covid hari ibintu yangije amabizinesi, yahungabanyije imitima y'abantu, abantu barihebye bagira ngo ahari ubuzima burahagaze. Reka mbwira abantu ngo ntabwo ubuzima buhagaze. Nyuma y'ibi ngibi hari ibyiringiro ko Imana yatugirira neza. Dufite ibyiringiro ko nta gahora gahanze. Covid izarangira. Izarangira, nibakomere ku Mana yabo, bakomere ku iterambere ryabo, imirimo yabo yaguke. Kandi rega burya reka nkubwire Sabe, ikintu iyo kije uhangana nacyo, ntabwo ugitinya. Uhangana nacyo kandi ukagumya ugatera imbere muri cya kintu kikurwanya. Mvuga ngo 2021 Imana izatugirira neza. Reka tuyinjiremo tuvuga ngo Imana ahari yaturengera, yabona amakuba duhuye nayo 2020 ikatuzurira ibyapfuye. Sengera abantu dusoze. Nimero yawe yo iri ku kiganiro, ngira ngo biba byoroshye kuyibona. Iri ku kiganiro no kwibasubiramo nta nicyo binantwaye. Mbabwire ngo ni *150 78246 nshimire rero abantu barimo gukora sabone, barimo gukora kunzogera. Nshimire abakunzi banje batandukanye, babwire ngo nibagire umwaka mwiza kandi 2021 Uwiteka azayibarindiremo. Bigira ubwabo bwa buriya buhanuzi. Agasozi kavumwe n'umuhanuzi kahanuwe n'undi muhanuzi. No kuvuga turahanura ubundi buvumura buteye ubwoba. Reka rero twubaha Imana, dusenge Imana kugira ngo irusheho kutugirira neza. Mana Isaka na Yakobo na Abrahamu, Imana yaturinze twatugejeje kuri iyi tariki, tuyihaye icyubahiro. Nsengeye abantu bose bazumva iki kiganiro nibabashe gufashwa kandi no kugubwa neza. Kandi nsengeye abantu bose Uwiteka Imana kugira ngo abarinde, akure imigambi y'abadayimoni yo kubatsikamira. Abantu bose nibasubizwemo ibyiringiro niyo kwizera ko Imana yabagirira neza 2021, ko Uwiteka Imana ashaka kugira ikindi yakora tukanezerwa. Nyakubahwa turawukurindishije 2021. Reka tuzabonemo ukuboko kwawe, tuzabonemo uburinzi, tuzabonemo ineza yawe, tuzabonemo iterambere, tuzabonemo amaboko yawe adasanzwe. Nyakubahwa Yesu, gira neza Isimbi TV itwakira tukabasha kuvuga, tukabasha kugira ngo ibitekerezo byacu tubigeze ku bantu. Nuko bagure kandi bagure imbago zabo nkuko wagire neza ya Besi. Icyubahiro cy'Uwiteka kibane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.